Nguhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nk'uko bisanzwe tubagezaho amakuru y'abasitari bari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda niyo tuba twibandaho, ngira murabizi. Nta yindi nkuru yari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga usibye iyo umugabo bita Djihad ndetse n'uwitwa Yago Pondat. Ni mu ntambara idasanzwe, intambara ikomeje gushyambiranya bano bagabo uko ari babiri, biturutse ku mavideo bari kugenda bapostinga agiye atandukanye. Ngira ngo hambere aha murabizi ko uwitwa Djihad yagize gutya agapostinga video y'uyu Yago Pondat, bari kuvuga ko ari video ya Yago yari arimo kunywa ngo urumogi. Ndetse uwitwa Yago Pondat nawe ku munsi w'ejo murabizi ko inkuru iri kugenda ivuga ko ari yuko uwitwa Yago yagize gutya agapostinga video y'uyu mugabo ngo ni Djihad ari kwikinisha. Ngira ngo mwagiye mubibona, ku muntu utarabibonye abyumvire hano, bitewe nuko ayo mashusho sinshobora kuyapostinga hano bitewe ko nyine bitemewe hano kuri YouTube, ntabwo nayashyiraho ngo ubirebe. Ndetse byari n'ibintu biteye isesemi bitewe nuko uyu mugabo ngo ni Djihad, ibintu ari gukora ntabwo byari bishimishije, dore ko abantu benshi bahise bamwamaganira kure. Ndetse yagiye avugwa mu majwi cyane ko ari umwe mu bagabo n'ubundi baryamana bahuje ibitsina, ariko akabihakana kenshi. Ndetse nyuma y'uko aya mashusho agiye hanze, abanyamakuru benshi bakorera hirya no hino kuri murandasi ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye bagize gutya baramuhamagara, nyine babashaka kumubaza ko bino bintu ari we koko ari byo. Nawe nta kurya iminwa, dore ko utari no kubihakana, bitewe n'uko iyo video igaragara neza ko uyu mugabo yari Djihad n'ubundi. Ahita abyemera nta kurya iminwa, avuga ko ari we. Hatavuga uti muri mwebwe nini utagira icyumba, ndetse icyo cyumba ati nibyo rwose mwirirwa mukoreramo, ati rero ntihagire umuntu umvuga, ati ndabizi namwe nibyo mwirirwamo, ati rero umuntu muri mwe utabikora antera ibuye. Nuko nguko mu magambo make bisa nkaho yavuze. So, nyuma rero yuko iyo video igiye hanze, dore ko uyu bita Yago Pondat yabanje guteguza abakunzi be abo yita aba Big Energy, yabanje kubateguza arababwira uti reka nze mbereke video, ati mwitegura ngiye kubereka video. Nyuma yuko ayishyize hanze rero kuri Instagram history, ngira ngo abazi Instagram muzi hariya nyine bapostinga video n'amashusho byose n'amafoto, ngira ngo murahazi. Amaze kubishyiraho rero yahise aza gutya ahita ashyiraho n'ubundi n'andi magambo asa nkaho ari gusezera cyangwa se asa nkaho ari guhunga u Rwanda, avuga uti rwose mpunze u Rwanda na rwanza, ariko mpunze abantu bagerageje kunyica mu myaka 4 ishize ntibabigeraho, ati ndabahunza, ahubwo aho gupfa nyine wahunga uburozi. Nuko nguko mu magambo make yavuze, aho yagize ati ibaruwa ngufi kandi ifunguye ngo Rwanda nkunda nkuhunze nakwanga, ahubwo mpunze agatsiko k'abashatse kunyica imyaka 4 ishize, nkataka ariko ntawanyumvise n'umwe, umutima wanjye urababaye cyane, ngo ariko Rwanda numpamagara nzitaba, kuko data yaragukoreye ngo mama arakubyarira, Uganda welcome me please. Bisa nkaho uyu Yago ashobora kuba yahinduye nyine imirimo ye, dore ko yahise anatangaza ko aba Big Energy, abo bita aba Big Energy cyangwa se abakunzi be muri rusange, yahise batangariza ko batazigera bicwa n'irungu. Ngira murabizi ko uyu Yago mu minsi ishize yafunguye channel ya Yago n'ubundi ya Yago Pondat hariya muri Uganda, mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko yayifunguye, bivuze ko rero agiye kuba yakomerezayo imirimo. Hano araza aravuga ngo akazu kanyu kamaze gusenyuka, ngo kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu, ngo umusozi wanyu wamaze kugwa, ndavuga bahuriye mu bagambanyi bise show busy, gutwika pranka n'ibindi, ngo Big Energy stand up, aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only, kandi tuzabamena big time, ngo aba Big Energy sinzabatenguha. Nuko nguko Yago hano yavuze. Hano nuko Yago yabaye nk'uvuga nyine ari gusezera abakunzi be, avuga ko atazigera abatenguha. Ubwo sinzi ukuntu azajya akora muri Uganda nyine, kugira ngo tugire good vibe nyine nk'abantu bahoraga bamukurikira. Ngo Big Energy stand up, ukuri kugomba gutsinda. ngo umuntu atotezwa imyaka 4 n'abantu bamwe, abandi
bakabakomera amashyi, ngo undi yavuga icyumweru kimwe bagashya ubwoba, ibikuba bigacika, ngo mwantoteje imyaka 4 yose, ngo isi yose iranyanga, mumbeshyera kubera ubwoba bwanyu no gushaka kwikubira. Stop. Nuko nguko Yago yanditse hano avuga uti mwanoteje imyaka 4 yose, atari ko ngiye mbavuze icyumweru kimwe, none reba ibibaye byose. Noneho hano ahita avuga ngo aho kuva mu buzima wava mu burozi, big energy stand up. Nuko nguko Yago yasoje avuga. Iyi video rero imaze kujya hanze, abantu bari basa nkaho bacecetse n'ubundi bavuga ko show busy wenda ari ugutwika ari iki, bahise babona ko amazi atakiraya, aho nyine gushyira hanze ubwambure bw'umuntu cyangwa se umunyamakuru w'icyamamare uzwi n'abantu benshi nyine kuriya, bahise babona ko nyine bidasanzwe. Ibi bintu byavuzweho n'abantu benshi bagiye batandukanye, dore ko uwitwa DJ Pius yagize gutya asa nyine nk'ubivuga. Uwitwa DJ Pius wabonaga ko nyine byamurambiye, yagize gutya araza nandika ngo igihe kirageze ko ibi bintu byitwa gutwika, gutukana kuri social media birangira, ngo imyanzuro ihamye igafatwa, ngo ababishinzwe niba badashaka kubikora tuzabyikorera. This is too much. Nuko nguko DJ Pius usa nk'uwabirambiwe yavuze. Ndetse uwitwa Riderman ateza kora reposte, iyo poste ye nawe asa nk'uyishyiraho, ahita avuga ati bimaze kurambirana kabisa bro. Nuko nguko Riderman yavuze ngo dukumbuye iminsi buri wese yaryaga atabanje kuryana na mugenzi we. Nuko nguko Riderman yavuze. Abanyine ba Riderman na DJ Pius murabizi ko bo barambye muri show busy, na abakera muri ukuntu nyine byagendaga. Rero bisa nkaho ibi bintu basa nkaho babirambiwe, bo bashaka kubivamo. Nyuma yuko uyu Yago kabisa agize gutya agakora amabara, abantu benshi basa nkaho bamugaye mu by'ukuri, ngo nta muntu w'umugabo wo gushyira mugenzi we hanze, ndetse bagaya n'uyu Jihad bisa nkaho n'ubundi ibintu yari ari gukora nta muntu muzima wabikora. Biriya bintu nta muntu muzima wabikora, bisa nkaho n'ubundi Jihad ahantu ari kujya hose bari kumuvugiriza induru, ahantu hose uri gusanga ari Jihad, abantu bamugaye kabisa. Ubundi ibi bintu byatangiye n'ubundi bisa nkaho bari kugenda bavuga Yago, bari kugenda bavuga ubona ko bamurusha ijwi cyane. Yago akababwira ati ngiye hari igihe rwose nzabatamo video mukareba ibyo ari byo, ati mukomeze kugenda mumvuga baburira, asa nk'ubaburira, ariko finally n'ubundi bisa nkaho ibyo n'ubundi yahereye kera avuga, dore ko Yago yagiye cyane avugwa cyane mu bantu bakangisha abandi nyine gushyira amavideo z'ubwambure hanze. Yiro murabyibuka ko hambere aha yakundanye n'uwo bitaga Dabiju cyangwa se Dabiju, yakundanye na Dabiju, ariko nyuma yuko Dabiju yashatse kujya kumurega, nyuma yuko yamuririye amafaranga ngo menshi, Yago yahise amubwira uti tukomeze ugende uvuga ukinira ku izina Yago, ati ngewe rwose ati ndayifite video y'ubwambure yawe, ati ndaza kuyishyira hanze. Ibiro byafashwe nk'igikangisho, Yago ajyanwa no kurega n'ubundi uyu mukobwa yashyize ikirego muri RIB, ariko ntawamenya ahantu byahereye. Rero nyuma n'ubundi Yago arabisoje, atashyira video y'uyu mugabo hanze, uyu witwa Jihad. Bigaragara ko uyu Yago nta mikino kabisa, n'ubundi icyo yavugaga cyangwa se ibyo yavugaga yari akomeje, bitewe n'uko abantu benshi bari bazi ko nyine yikinira yewe n'izo video wenda nta neza afite, kuko nkeka ko iyo zo kuba zifite uyu mugabo ngo ni Jihad akabimenya, ntago Jihad yari gukomeza, kuko biri kugaragara ko bino bintu byamusebeje ku rwego rwo hejuru, dore ko ari umwe mu banyamakuru bakorera ku gitangazamakuru kimwe cyo kuri radio ahantu runaka ntashaka kuvuga. Bivuze ko nyine yasebye cyane. Sinzi ko hari n'ikintu yavuga kuri ubu ngubu abantu ngo bacyumve, kuko bamwanze. So nta bindi birenze rero, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu, dore ko na mukanya noneho n'indi nkuru nshyashya, mwitegure mwibwe gusa. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane.